uwo mwamenye muri benshi, mwakunze cyane, mwakunze amateka ye, wabikiye bigacika hakurya hakuno ku isi. Uwo ni Muammar Gaddafi. Ubwo Muammar Gaddafi yari arimo guhigwa cyane bikomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza kumugerekaho amafaranga menshi cyane ku bantu bazamasha kwerekana ahantu ari cyangwa bakazana igihanga cye. Ubwo Muammar Gaddafi yari arimo guhigwa cyane, ari amagambo yasize abwiye Amerika. Ayo magambo yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayo magambo birimo kugenda bisohora gake gake, ibintu bigaragara nk'uko yabivuze. Bamwe baribaza bikabacanga bikabayobera, ese Gaddafi yari umuhanuzi? Ko twari tumuzi nk'umuntu wibera mu bintu bya politike, ngo yaba yari n'umuhanuzi gute? Bikabacanga. Niba nawe bikomeza kugucanga, kora subscribe, kore na share kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza, kugira ngo ubashe kubikurikira na gatanu. Kandi yo wumva ni Mr. Stromon. Iyo witegereje ukareba zino ntambara zirimo kubera mu bihugu by'Uburayi, Israel na Iran, ukareba Amerika bino bisasu cyangwa bino bitero yagabye kuri Iran, ubwo Amerika yifataga igatekereza, ikifata ikagenda ikarimbura ibisasu bya nuclear biherereye muri Iran, nibwo hatangiye kugaragara amagambo acicikana hakurya hakuno atari meza. Ibi bintu Trump yakoze byo kwifata akagenda akarimbura inganda za nuclear cyangwa agatera Iran ngo mu nzira zo gufasha Israel, nibwo bino bintu twase kututangira kubona ko bino bintu nabyo biri mu bintu byavuzwe na Gaddafi. Uri kwibaza ati ngo ubuhe buryo? Gaddafi yigeze kuvuga ko igihe nacyo kizagera mu bihugu by'Uburayi bitewe na Amerika, nabyo bigatangira kuzana mu mwiryane, nk'uko baba barimo kurwanya Afurika, bashaka ko Afurika ihera inyuma mu nzira z'iterambere, Afurika bakaguma ari abacakara b'Uburayi. Ubwo ayo magambo yavuzwe na Gaddafi mu gihe Amerika yari irimo kumuhiga mu buryo bukomeye cyane. Iyo kwitegereje ukareba ukabona n'ibintu birimo kuvugwa hakurya hakuno ku isi, ukareba na bino bintu Amerika yakoze byo gutera Iran, kandi bazi ko Iran ariho hantu hakunze gucishwa ibintu bijyanye na peteroli. Abantu hakurya hakuno ku isi bose barimo gutakamba bibaza ku bintu bigiye gukurikiraho. Bamwe bari kuvuga ngo ibiciro ku isoko ngo bigiye kwiyongera, dore ko peteroli Iran ishobora kuyihagarika. Peteroli yajyaga mu bihugu bitandukanye, ugasanga ibintu biragoranye, ugasanga ku isoko ibiciro biriyongeye byikubye ku nshuro ya gatatu, ugasanga nimba ikintu cyaguraga 1000 kiri kugura 3000. Tukibaza ngo ibyo bintu Amerika yabiteje abantu bari hakurya hakuno ku isi izabasha kubihandoringa? Ariko tugasanga ni ibintu itazashobora habe namba. Amerika ikaba nayo yatangiye guhomba mu bintu byo gutangira gutakaza abashoramari basoraga
amafaranga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ngo reka dukuremo ayacu bigishushe, kuko uko Amerika iguma yijandika mu bintu bijyanye na Iran, abashoramari bahita batangira gukuramo ayabo bigishushe, kuko bavuga ngo isaha ku isaha Amerika yajya mu ntambara ugasanga barahombye. Rero idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri kugenda rita agaciro gake gake, dore ko Amerika yarwanyije ifaranga ryari rigiye gushyirwaho na Muammar Gaddafi. Ifaranga ryari rikozwe muri zahabu, bakibaza ngo ko barwanyije iryo faranga rya Muammar Gaddafi bashaka kuzamura idolari ryabo ngo aba ryo riguma ku isonga, none naryo rikaba ritangiye kumanuka gake gake. Ibintu birimo kugana he? Uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateraga Iran, nibwo abantu batuye isi bahise batangira kuvuga ngo ibintu Trump akoze ntibibaho, arimo gushyira isi mu kaga. Komeza udukurikirane kandi utibagiwe gukora subscribe kugira ngo tugume updating amakuru mashyashya aguma agerwaho hano ku isi ndetse n'impinduka z'isi. Kandi ushobora no gushyigikira content dukora zijyanye no kuvuga amakuru, usharinga na comment ndetse n'ibindi byose. Igihe wari kumva ni Salomon Professor, cyangwa unyite Dream Boy, cyangwa se unyite Salomon de Santeur. Ciao ciao.